banyarwandakazi. Iyi ni radiyo Ruda nk'uko bisanzwe isakaza amakuru abakenewe kandi anyura buri munyarwanda wese n'ahari hose. Gusa uyu munsi twicaye hano muri studio za Ruda kugira ngo tuganire ku kibazo cyavutse mu minsi ishize cy'umugabo Munyaneza Siriro ufite indangamuntu 11, nimero yayo ni 11 97 3988 akaba ari umunyarwanda wujuje ibyangombwa byose. Afite nimero ngendanwa ya 078 42 79 828 ya telefone ngendanwa. Ni umupapa ufite abana 4 n'umudamu umwe w'umukristo, nawe ubwe ni umukristo ndetse n'umwarimu wigisha mu nzu y'Imana. Ni umugabo witonda nk'uko n'umudamu we yabaye intangarugero mu mudugudu ndetse no mu murenge batuyemo. Atuye mu mudugudu wa Burema mu kagari ka Mataba, umurenge wa Mageragere. Ubwo birumvikana ko ni mu karere ka Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali. Yaburiwe irengero ku itariki 25 z'ukwa mbere muri 2019 uyu mwaka. Akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1973. Uyu mugabo rero ni umufundi wubaka. Yaburiwe irengero cyangwa se ajya gushimutwa, yashimuswe musanze mu kazi, baramufata baramujyana, ashimutwa n'imodoka y'umurenge. Aho ngaho yubakaga hari ku kigo cy'amashuri cya bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bakuru, ndavuga ku kigo cy'amashuri cya Jeannette Kagame. Ashimutwa rero yarari aho ngaho ari mu kazi, birumvikana nk'uko ari we umugabo niwe mutwe w'urugo, akenshi wo wagiye guhaha. Ashimutwa mu ishimutwa rye birumvikana ko byagize ingaruka hirya no hino, cyangwa se byatangiye kugira ingaruka ku muryango we. Abana birumvikana ko ubu amashuri kugira ngo bajye basubire ku ishuri biragoranye, kugira ngo abonere mituweli abana. Ubwo ngubwo umudamu ubuzima bwose bugiye kugorana kuri buri wese, ku muryango we wose ndetse no mu baturanyi hirya no hino. Uko twagiye dukurura amakuru twasanze ari umugabo witondaga, ari umugabo warinda kemwa, cyangwa se ari umugabo w'imyitwarire myiza aho atuye. Dukurikiranye rero uko madamu yageze kuri polisi akurikiranye ikibazo cye, bamuhaye umupolisi ukurikirana ikibazo cyiwe. Umupolisi ufite nimero 0788 31 11 ariko bigaragara ko ntacyo bamufashije kuko bakomeje kugenda bamucunaguza, nta gisubizo cyanya cyo bamuhaye. Bamubwiye ko umugabo we basanze nta kibazo afite, ko ari umucyure arataha. Ariko uwo munsi atashye nanone bongeye mu gutaha kwiwe kugira ngo umugore agere mu rugo amubone, ahubwo yakomeje kubura umugabo. Twavuga ko yatashye akongera agahita abura, ariko ntabwo yanatashye nanone kuko ntibigeze bamurekura ngo arenge amarembo y'aho yari yashimutiwe. Nk'uko twagiye dukomeza gukurikirana rero, dusanga mu Rwanda cyangwa se hano turi bakomeza kugenda bashimuta abantu gutyo mu modoka, muri izi modoka zifite ibirahuri bitabona twita fime, izi modoka zidafite plaque, izi modoka z'imirenge. Ibi ngibi bikaba biri kuba nyuma y'uko minsi ishize cyangwa se muri iyi minsi bakomeje nanone kugenda bashimuta abantu hirya no hino batazwi, tutazi niyo babajyana. Abana b'Abanyarwanda, ibyo ni ibintu byagiye biba mu nce za Batsinda, aho ni Gasabo, Kinyinya, za Gasanze, mu Gatsata. Birakomeza biba Kimisagara, hirya no hino byakomeje kugenda biba bashimuta abantu, abasore, urubyiruko, abana b'Abanyarwanda bakagenda bashimutwa. Ariko kugera uyu munsi ntabwo tuzi ngo bari kubajyana hehe, ntabwo tuzi icyo bari kubakoresha. abo bana barajyanwa ntabwo bagaruka. Dusubiye ku mugabo Siriro rero, afite umwana mukuru we, n'umwana afite imyaka 17. Birumvikana ko ntabwo
ntabwo mu rugo rwiwe hari umutekano nyuma y'uko ibyo byabaye, bose barahungabanye. Urumva ababyeyi abana babuze umubyeyi, ubuzima bwabo already bugiye gutangira kuba bwatangiye kuba bubi. Abana ni hano utangira gusanga icyo kibazo cyatejwe umutekano muke watejwe n'abayobozi cyangwa se n'abategetsi, aho kugira ngo basigasire umutekano w'abanyarwanda batangiye kwangiriza umutekano w'abanyarwanda. Nta mutekano mu muryango uhari, nta mutekano mu mudugudu uhari hirya no hino, kubera ko bakomeje kugenda babuza umutekano abanyarwanda. Aho baza dusigaye abana basigaye babona imodoka cyangwa se urubyiruko rusigaye rubona imodoka za leta, imodoka zifite plaque za leta, bakazihunga kuko bazi ko nta kindi ikibazanye ari kubashimuta. Kandi bakaba nanone n'abashimutwa ntacyo babarega, ari bafite icyo babarega bakabafasha bakabajyana mu nkiko bakabavugira icyo babashinja, nabo nyuma bakiregura, basanga batsinda urubanza bagataha, cyangwa se haba hari amafuti bakoze cyangwa se ibyaha bakoze bakabiryozwa. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bibaho, ahubwo bo barafata bagashimuta gusa. Ntabwo tuzi ngo bari kubajyana hehe, ntabwo tuzi ngo bari kubakoresha iki. Niyo mpamvu usigaye ubona nimugoroba abantu bari i Kigali bose ntabwo bakigera nimugoroba ngo babe bajya nko gufata agacupa. Kumwe umuntu ajya agataha akajya gufata agacupa, nta muntu ugitinyuka kujyayo, nta bantu bagitinyuka kujya guhaha nimugoroba bivuye mu kazi bwije, kubera ikibazo cy'umutekano abategetsi bari guteza umutekano muke abategetsi bateza kuri iryo shimutwa rya hato na hato ry'abanyarwanda n'abanyarwanda, biri gutuma abantu batakijya guhaha, ahubwo baragenda bakaburara utashye bwije. Niyo mpamvu rero nicaranye n'umuyobozi mukuru wa RUDA hano, Perezida Barafinda Sechiko Fred, nagira mubaze nanjye kuri iki kibazo. Ese Barafinda nyakubahwa, birakwiye ko abanyarwanda tubona imodoka za leta tukazihunga tukiruka? Birakwiye ko tubona abayobozi cyangwa se abategetsi tukabahunga tukiruka? Nyakubahwa Barafinda, mu cyore tubagomba mwasubiza iki kibazo. Murakoze cyane kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane y'akataraboneka, ntabwo yigeze ubonekaho, kuko iki kibazo kigiye kuba ikibazo gishasha mu mateka, mu gihe abantu hirya hino bigishaga ko igihugu gifite umutekano gisaguriza n'amahanga, mu gihe baririmbaga ngo gifite demokarasi, bizihiza umunsi w'ingarukamwaka w'ubwibohore keretse nimba haribohoye bamwe, bizihiza umunsi w'ubwigenge keretse nimba ubwo bwigenge buri kuri bamwe. Abandi ibyo barabibuze, aho kubibona babatsindagira amagereza, bakabakorera inyito, bakabita amazina atandukanye, umuntu agashimutwa, bakamubona ko ari ikibazo imbere yabo, batamushaka, batamukeneye, batamwifuza. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, urumva uburenganzira bwa Munyaneza bwaravogerewe, yarahohotewe, akorerwa igikorwa cy'ubushimusi, arashimutwa ku itariki 25 z'ukwa mbere 2019, akuwe ku kazi mu kigo cy'amashuri ya Jeannette Kagame, mufasha w'umukuru w'igihugu yubakagamo. Biratangaje nimba ahantu habayobozi nk'aho hakomeye ariho haburira abantu, bakaburirwa irengero. Kandi mubizi neza amaboko ataresha ntaramukanya. Ibyo bishoboka bite? Umuturage nk'uriya ntabwo ari ukuvuga ko yari yarapatanya, oya, yakoraga nyakabyizi, ubwo uwo munsi agakora agahembwa. Irumvikana ntaho yahuriraga n'indi mirimo y'ikirenga ngo wenda bamurega kanakari, kandi nako iyo bakamurega hari icyo
itegeko nshinga bishyiriyeho imikono riteganya kwifatwa n'ifungwa mu Rwanda bitarengeje amasaha 28. Idosiye isobanura neza ibyo umuntu aregwa afatiwe agashyikirizwa ubushinjacyaha cyangwa ubucamanza bugakora akazi kabwo, akabona ubutabera, akarenganurwa, akataha, yahamwa n'icyaha agatangira atyo igihano cye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nanone nimba ibyo bitubahirizwa n'abo ba nyiri kubishyiraho imikono, ubwo ni ukuvuga amategeko yarishwe, ntiyubahirizwa, kandi nta kuntu bayategeka abandi ngo bayubahirize. Ba nyiri kuyashyiraho imikono bo ubwabo batayubahiriza, yaba ari baringa aho ngaho. Ni akaryabarezi, kaba ari akary'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, cyangwa se n'ibikangisho hato na hato, gukangisha abantu kuba biba mu bwoba, mu bworo bw'ibirenge byabo, bakajya bagenda bafite ubwoba. Kandi icyihisha mu bwoba ntabwo bakizi. Umuntu iyo umubibye mu bwoba uba wumva atekereza ate, atekereza iki, wumva areba ate, yakurebye akwibona mate, akwiyumva mate. Iyo umubibye mu bwoba hari ukuntu akubona, akakubonamo indi shusho ariko ntakubwira, akakwihorera. Wowe ugakomeza ukamubwira ibyawe akikiriza, akakwihorera, ariko nyamara ntubuzi iryo agona, kuko we ntavuga. Arakureka ukajya wiharira ijambo ibihe byose, ukamutuma akana kariya akakwihorera, akabigushakira, ukamuhohotera, ukamutesha agaciro, akana kariya akakwihorera. Ariko wowe ubuzi ngo warakabye, waramushoboye, waraganje. Ibyo byose rero, umuntu ni mugari, umuntu si uko aremye. Akwereka ko ari umunyantege nkeya uno munsi, ariko ejo yazikwereka, uratangara, ugatungurwa, ukumirwa. Mu murongo rero w'ikibazo mbajijwe, imodoka za leta babyumve bose, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo no mu mujyi wa Kigali, abiyumva ko bakomeye kandi abaturage bababona ko badakomeye, cyangwa Imana ibabona ko badakomeye, baciriritse ahubwo, kandi bahembwa mu misoro y'abaturage. Izo modoka bitwaza bakoresha bashimuta abaturage, ejo bundi mwabingingaga mubasaba ngo babakotereze amafaranga muzigure, mubone izo mugenderamo mwicaye. Ubu nizo murimo gukoresha mutunda abo baturage, mubatunda, mubaburiza irengero, baburirwa irengero, mwifashisha izo modoka n'imisoro babaha uko bukeye uko bwize, hirya hino mu gihugu no mu mahanga. Amafaranga yose mukurayo mukayakoresha mu buryo bwo guhohotera no kurenganya abaturage, mutwika igihugu mukirimo namwe n'abana banyu n'imiryango yanyu. Bityo rero tubonereho umwanya tubabwire izo modoka zaba iz'amafime, birahure byijimye zitwara abantu, zaba izo z'imirenge zitunda abantu uko bwikeye uko bwije. Nanjye yigeze kunshimuta iyo y'umurenge, murenge wa Nyarugunga, yaranshimuse mborerwa irengero. Birumvikana njyanwa mu nzu z'imbohe z'abanyapolitike Kicukiro, nza kuhakurwa n'akandi gatoya k'umweru, purake nazo mfite, noneho kanjyana kwa Gakinya, nsangayo nanone abandi, bankuraho ibintu byanjye byose nari mfite, bamfunga amapingo ku maboko no ku maguru. Noneho
banfunga n'ikitambaro ku maso, bazana indi modoka banshiramo, uwankuyeho ibyo byangombwa byanjye n'uwitwa Mugume Enoke, ntwarwa aherekezwe n'undi bita Desire, waza kuramo imyenda ya gisivilian yari yambaye ya gipolisi, hanyuma bampakira mu modoka banjyana muri etaje Remera, muri iriya sitasiyo ya polisi, Metropolitan Police, hafi na stade ya Remera, iyo gorofa ndende. Aho nahakubisemo iminsi 120 muri naraburiwe irengero. N'ahandi rero nagiye ntwarwa kuko nashimuswe inshuro 5, izindi zo nagendaga bangezayo nko mu kigo cya gisirikare Kanombe, mbasobanura ibyanjye barabyumva, basanga ndi umunyapolitike w'amahoro, barandekura. Generali batanga itegeko bandekure, ahubwo banshikirize polisi yo ku murenge wa Nyarugunga, barasinya, ubwo barandekura ndataha. Ibwe ngabo zo zerekanye ubudasa butandukanye n'abandi bose. Ni iyo n'abandi baza kuba babigenza batyo, igihugu cyabo uburyohe bw'ibihekane, ariko ubu igihugu kirya bamwe, igihugu kirarura kubera abantu batumye kirura, bamwe bakaburirwa irengero. Izo modoka rero z'amafime, izo z'imirenge n'utundi tumodoka taxi vatire duto dushinzwe gutonda abantu, na ziriya moto baguriye abutugari bose bagenderaho, izo zose zishinzwe kurekinga, kuneka ibikorwa by'abaturage n'abaturage mu ngo zabo, bakashakira uburyo babashimuta. Ibyo byose bihagarikwe, ni bibi, kuko mubikorera bagenzi banyu no munsi, ejo nibabibakorera cyangwa bakabikorera imiryango yanyu n'abana banyu, uzasanga muvuga ngo uburenganzira bw'abantu ntibwubahirizwa, kandi mwe namwe ari mwe mutubahiriza ubw'abagenzi banyu, ari mwe mwakomye mu mbarutso. Musigeho gukoma mu mbarutso, ejo abanyarwanda batazahaguruka bakaza kwihagarikira abo babatunze imyaka n'ayindi. Kuba nanone izo modoka twazibona zaraguzwe mu misoro y'abanyarwanda, tukazitinya tukazihunga kubera zishimuta abaturage, bazizi neza cyane kandi zaramamaye, kandi abaturage bose barazimenye mu mijyi no mu byaro. Ushingiye n'aha mu murwa, izo modoka bazizi nk'izo kwa Gakinya, naho kuri etaje ku ishami rya Gakinya ryaho Remera, n'ahandi hirya hino mu gihugu hose bashimutira abantu. No kwa Kabuga, aho hose batwaramo abantu bakabagira ngo n'inzererezi, kumba abantu baboreyemo, ugasanga bafungiyemo abanyapolitiki. Nanjye aho bigeze kunjyana bafungiramo naho. Ubwo naho naboneyeho umwanya wo kumenya uko babaye muri icyo gipango cyo kwa Kabuga. Ibyo nabyo Imana yakoze umuti, naho ndabimenya. Birumvikana izo modoka rero ntizikwiriye kuba zakoreshwa gutwara abantu bakaburirwa irengero, kandi baba bigomwe byinshi, bakatanga imisoro yabo kugira ngo zizane umutekano, ubwo ugasanga zibavutse umutekano, zibahungabanyiriza umutekano wabo n'ibyabo n'imiryango yabo. Iyo bafunze umuntu baba bafunze n'umuryango we, kuko nta terambere umuryango wongera kwigezaho. N'uwo bari bagezeho urashira, urasenyuka, ugakongoka. Birumvikana
Munyaneza rero ni muri uro rwego, hari mu kaga, yarashimuswe n'abana be, bari mu kaga n'umugore, bari mu mazi abira. Abafite Munyaneza bamurekure maguru mashya vuba na bwangu, kuko mwamutwaye riva mumunyuza kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamirambo. Ubwaho niho bishoboka kuba mwaramukuye mukamujyana muri izo nzu zanyu zibanga mufungiramo abantu. Aba bategetsi bo bakwiriye kuba abaturage babareba nanone bakabatinya. Nihabeho imikorere n'imikoranire myiza hagati y'abategetsi, kuko kuyobora byarabananiye. Nta bayobozi tubona bigaragaza mu buyobozi, ahubwo bose bagaragaza bategeka ibidashoboka. Nk'ubu mwese mbahaye ikizamini, ninde ujya uhaguruka akajya kwa Gacinya gufunguza abantu bariyo koko? Ninde ujya uhaguruka akatambagira iyo muri ayo magereza? Ninde ujya ukurikirana izo modoka z'amabirahure byirabura byijimye by'amafime? Ninde muturage w'urwego rw'inzego z'ibanze, umudogodo, akagari n'umurenge, ujya ukurikirana umuturage we iyo yashimuswe n'izo modoka zo kwa Gacinya z'amafime n'izo zindi bakoresha za kisiviliyani gutunda abantu babashimuta? Ninde utinyuka? Ninde ujya ubigaragaza? Mwese muryumaho. Ni ukuvuga aho harimo akarengane k'ibihekane. Baba abayobozi abaturage bari bizeye, wapi, aho bigaragaze amanegeka. Niyo mpamvu abaturage kubw'iyo mpamvu bagomba gufata umwanzuro wo kwirengera, kugira ngo badashira buhoro buhoro kazasanga abantu barabamaze nyuma y'igihe gito. Abantu benshi bigaragara ko baburirwa irengero. Abanyamigisha baragaruka, ariko abanyabyago benshi ntibagaruka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, izo modoka zikoreshwe ibyagirira abantu akamaro, kuko twegereza twabaruda tuzazisenya tuzikureho, abantu dushireho insimburagifungo. Abakoze amakosa bajye bajya ku nsimburagifungo, bajye bareka gufungirwa no muri ayo mazu hirya no hino mu magereza hose mu Rwanda. Barya miliyoni 26 ku mfungwa, kandi aho ni ku magereza azwi n'imiryango itagengwa na leta, ubwo n'imiryango mpuzamahanga. Naho andi magereza yo mu ibanga atazwi ni menshi, kandi ayo ajya atwara ibya mirenge ntibiba byabazwe muri GDP. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, aho ubukungu bw'igihugu niho bwashiriye. Nabo batundwa nabo ubukungu bwabo rasenyuka, kuko bamwe babarekura biguze batanze amamiliyoni, kandi bakababuza ntibazabivuge. Aho nanone habamo indiri ya ruswa. Cheni wabo na Cyandakuzi niho indiri iri. Mbonereho umwanya wo gusaba, tunategeka na meya w'umujyi wa Kigali gukurikirana Munyaneza Serero waburiwe irengero, kandi ikibazo azi neza, kumukurikirana akamufunguza akataha. Gitifu w'umurenge twavuze ruguru, nawe ahaguruke ashakishe Munyaneza. Gitifu wako kagari Munyaneza abarizwamo, nawe ahaguruke ashakishe Munyaneza. Na polisi yaho Nyamirambo ihaguruke ishakishe Munyaneza. Hanyuma hirya hino mu magereza hose aboneke. Tugeze kwa Gacinya, Mugume Enoki ushinzwe kwakira
abashimuswe hirya no hino mu gihugu bakagezwa kwa Gakinya, akabakira akandika imyirondoro yabo kuva bavuka kugeza ubu, akababaza muri bantu ki, umuntu akisobanura kuva yavuka kugeza uwo ari we kano kanya. Uwo nawe ubika amakuru ya buri muntu wese mu gihugu hose, imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, nawe agomba kugaragaza Munyaneza. Cyo tuzi ari muri izo nzu z'izo mbohe zo mu ibanga rikomeye cyane. Hanyuma na Desire nawe n'abandi yakorana nabo bose bashinzwe guteraho abo bantu amapingo, amaboko n'amaguru, noneho bakabajyana muri serikeye, hanyuma nabo bakajya babakingurira nijoro, babasohora binjiza abandi imodoka ibazana, abandi imodoka ibatwara za saa 9, saa 10, saa 8 n'amanywa n'amajoro. Aho babatwara nibo bahazi. Abo bose barebe Munyaneza arekurwe kimwe n'abandi bose, kuko bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hanyuma kandi bagiranira inama uyu Desire na Mugume. Hanyuma nubakuriyeho nanone boss wabaho Gasasira Antoine, aho ni kwa Gakinya Gikondo, uvuye kuri Rwandegisi, kuri ya muhanda uzamukaho, uvuye kuri Rwandegisi uzamuka za Nyinyira, aho ku muhanda ujya mu mujyi nyine hari igipango kiraho binjiriramo, hitwa kwa Gakinya Gikonda. Hanyuma tubonereho umwanya uwo Gasasira Antoine ashakisha uwo Munyaneza bamurekura atahe. Ni umusaza utafite ikibazo na kimwe n'abaturage. Ikindi tuboneyeho n'umwanya wo kumenyesha Deputy Commissioner wa NSS, ni ikigo gishinzwe iperereza mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, National Security Service Agency. Iki kigo kuva kera ku bwahabyara cyitwaga kwa Gakinya, cyaje gukomezanya n'abakizunguye, na none kikomeza kwitwa kwa Gakinya. Icyo nimwe abantu benshi baba bafungiye, batagira amadosiye, badakorerwa amadosiye, mbese bahagezwa mu buryo bw'ubushimusi. Baba bashimuswe, bafunzwe mu buryo butubahiriza amategeko. Aho naho narahabaye iminsi 120, ndahazi neza, ndabizi byaho bihakorerwa byose, bose n'amazina yabo bose ndabazi. Buri muntu wese ukoreramo wese tuba tumuzi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nje perezida wa RUDA, iri tegeko muryubahirize, kuko namwe muzakenera ko ribarenganura ikindi gihe. Iyi serivisi abanyarwanda bari kubasaba kano kanya muyubahirize, kuko namwe muzayisaba yubahirizwe. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo. Nimubyubahiriza muzaba mwiteganyirije. Banyarwanda mwese mudukurikiye, abari mu gihugu imbere, abari hanze y'u Rwanda, abagiye mu butumwa bw'amahoro, abari muri gahunda z'akazi, yaba abacuruza cyangwa se abakora ibintu bitandukanye, mwese mudukurikiye mutwumva kuri radio ya RUDA, ni itangazo tugira ngo tubahe. Abari mu majyepfo y'u Rwanda cyangwa mu majyaruguru y'u Rwanda n'iburasirazuba n'iburengerazuba, mu mpande enye zose z'isi, turabahera itangazo kuri radio ya RUDA ku bw'uyu mugabo twabashije gukurikirana tukabona amakuru ye ko yaburiwe irengero zira tariki 25 z'ukwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi 2019, na n'uyu munsi akaba nta kanunu ke karamenga umugore yarashakishije akabura umuntu
akabaza mu nzego zose z'ubuyobozi yaba iz'iperereza cyangwa se n'izo arizo zose bati bakamuhakanira, kandi nyirizina bigaragara ko uburyo yagiye ayo makuru bakabaye bayafite 100%. Ibyo ari byo byose nk'uko uriya komanda yamubwiye ngo twasanze nta cyaha afite, ubwo nk'uko byari bigaragaye ko yagombaga kugaruka agasubira mu rugo rwe, naho ibindi byose byagaragara ngo twaramurekuye kandi ntawe babona ari bo bamujyanye ni ikibazo. Rero nimba wenda ako gakosa kanabaho bakamurekura ariko agafatwa n'abandi, bityo bikaba akaburirwa irengero, turatanga itangazo ngo waba turatanga itangazo ko niba koko baba barabonye ko habayeho ikosa badufashe cyangwa se bifashe, kuko nabo birabareba, ni umunyarwanda, bakurikirane uyu muntu tumubone byihutirwa. Niyo mpamvu tubwira abo batuye mu mpande enye zose, yaba iz'u Rwanda yaba iz'isi, buri muntu wese waba yarabonye Munyaneza Cyril agerageze gutanga amakuru byihutirwa, cyangwa se n'uwabonye irengero rye, tureke kuvuga ngo uzi aho ari, ahubwo n'uwaba azi aho yarengeye atanga amakuru, ahamagare ku muyobozi wacu wa RUDA, kuko niwe muntu navuga ngo wababajwe n'icyo kintu, kuko yigereye kuri tera abasha kubibona. Tunabwira inzego z'umutekano, yaba izo mu rwego rw'iperereza cyangwa se inzego zisanzwe za polisi, yemwe niyo zaba iz'igisirikare izo arizo zose, uwaba yaramubonye agerageze gutanga amakuru, cyangwa se agerageze kuvuga aho ari, n'uwaba yarabonye aho yanyuze agenda cyangwa se yaburiwe irengero, nabyo nta wamukondana ngo kuki utatwereka ahari kandi wenda yaragiye we ataraza aho yanyuze, nawe atanga amakuru. Ni ibintu byoroshye cyane kuko ni nimero ihoraho kandi biri kuri rezo. Nimero ya telefone wandika guteranya 250 783 428 iyo nimero ni nimero ya nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred, ibiri kuri rezo iteka ryose. Yayihamagara akamubwira ati ngewe namubonye acaha, cyangwa se namubonye araha, cyangwa se nta bushobozi mfite bwo kumugeraho, basi gerageza wowe ujyeyo. Ibyo byose bisobanuro byose yamuha ku makuru yerekeranye na Munyaneza, ari tayari guhita ahasesekara agakurikirana, kuko yarababaye cyane kandi natwe turababaye kubw'uwo munyarwanda waburiwe irengero mu buryo budasobanutse. Kuko nta muntu n'umwe wumva radiyo RUDA cyangwa se wumva uzi amakuru uburyo abanyarwanda dukomeje kubabara cyangwa se kugira gute utababajwe n'iki kintu. Rero badukurikiye mwese mubyumve, mubizirikane, mubiha agaciro, kuko ni mutabiha agaciro kandi twe tubiha agaciro byaba bigaragaza ko muri gupfobya cyangwa se muri guhakana cyangwa gupinga cyangwa gutesha agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Murakoze cyane, reka mbasubize nyakubahwa nawe agira icyo abibwirira, kuko ibyo ari byo byose ndabizi ko ababaye. Murakoze cyane. Ibyo uvuze bifite ishingiro kuri byose, apana kuri bimwe nk'ibyo byakorewe Munyaneza Cyril. Kumutwara bamufashe bakamufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko birenze amasaha 28 atarakorerwa dosiye ngo ashyikirizwe inzego zibishinzwe z'ubutabera, aho ubwabyo bishe amategeko. Nk'uko nanjye nigeze kuburirwa irengero, banshimuse inshuro 5 zose, ariko byose byishe amategeko. Ibyo kuri bo mbibaziho, barabikora, ni inzobere, kandi ntabwo bareba kure ko bishobora kuzabagiraho ingaruka n'imiryango yabo n'abana babakomokaho, kuko inyoni nkuru itoza intoya kuguruka, kandi umwera utoroka ibukuru bucya wakwiriye hose. Bityo rero nibakomeza gushimuta abantu, igihugu cyose uzasanga cyose kirira, kandi nikirira bose bagakenera abantu babo bagiye baburirwa irengero kuva kare kose, bakaza kubishakira, kizaba ari ikindi kibazo, rizababera ihurizo rikomeye
kandi mutazava imbere, haba ku busugire bw'igihugu n'umutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyarwanda n'uburenganzira bwabo n'ubwigenge bwabo n'ubwigenge bw'igihugu bwavogerewe, kuhonyora iki tegeko nshinga risobanura mwishiriyeho imikono ngo abaturage babyubahiriza, ariko mwe mwabanze kuba ku isonga, gufata ibendera mubyubahiriza n'abandi bakazubahiriza ibyo. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, yaba Munyaneza n'abandi bose, abanyapolitike bose n'abatari abanyapolitike, ariko cyane cyane abafungiye kwa Gakinya bose babaregwa ibyaha bifitanye isano na politike, baba bavuga ngo n'iby'umutekano. Uwo mutekano nushingiye cyane cyane ku mpamvu za politike, niyo mpamvu bakita National Security Service Agency, ku buryo ni igisate gishinzwe iperereza haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, Munyaneza Serero ufite nomero y'irangamuntu basobanuye haruguru hariya, tumaze n'iminsi dusobanura ni nomero ye ya telefone runaka, muhite muhamagara kuri iyo nomero ya perezida wa RUDA, mutumenyesha ahari, aho aherereye, aho afungiwe, aho yashimutiwe, hanyuma mumutoshikirize tumusubize we nimba mwe byarabananiye. Aho muzaba mwubahirize igice kimwe cy'uburenganzira bwa kiremwamuntu, ikindi muzamwubahiriza igice kimwe cy'amategeko mwishiriyeho imikono, ikindi muzaba mwubahirize ubwigenge bw'igihugu icyo busobanura, ikindi muzamwubahirize uburenganzira bwa Munyaneza n'ubwanyu n'ubwigenge bwanyu n'ubwigenge bwa Munyaneza, atari mu kwigenga ahubwo ari kugengwa n'abandi ku mabwiriza ya hato na hato. Nanone mwamuteje ubukene n'umuryango we nk'uko nanjye mwabinkoreye, nanjye byangizeho ingaruka zikomeye cyane, ariko biratangaje gusanga abantu hirya no hino ngo uriya ni umukene, ngo ni umukene, mwirengagize ko ubukene abaturage bafite ari mwe mu bubateza. Mumara kubafunga mukabakerereza mu bukungu, mwe mudepa amamiliyoni, mudepa ubukungu, mwarangiza ngo barakene, ngo ni abakene, ngo babiba, ngo ntibagira n'inzara zo kwishima. Ibyo bintu mubikurahe? Mwasuzumye neza mukisuzuma mbere yuko mwiha gusuzuma bagenzi banyu. Umuntu mbere yuko umukeka, banza umuhamagare muvugane kuri icyo kibazo, agusobanure nimba bamubeshyera, nimba biziho, nimba atabiziho, mubimenye, ubone kugira gukora iperereza ku muntu. Ibyo ukoramo iperereza bisobanutse, utavaho umurenganya nk'uwo murenganya ugutuma kumushimuta, ukamushimuta kandi uwo muntu ari umuziranenge, ari inzirakarengane, nyuma warangiza ngo sore twaribeshye. Wibeshye iki? Ahubwo mube mutegura n'indishyi z'akababaro ku bantu bose mushimuta, mugashimutira bwerere kandi ari inzirakarengane, mukabarenganya, mwarangiza mukumva ko birangirira. Abantu bazahora muri urwo. Iyo uvuga ngo igihugu gifite umutekano, hari abantu babuze umutekano baburirwa irengero, ubwo umutekano musaguriza amahanga, ubwo no mu mahanga si uko mubigenza, si fotokopi, naho ubwo murajyayo mukabashimuta bose, kuko umwere uhereye ibukuru bucya wakwiriye hose. Ubwo ishimutwa nirihera mbere mu gihugu, mu karere kose k'ibiyaga bigari murashimuta, Afurika muyimare mushimuta, isi yose muyimare mushimuta. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, murekeraho ibikorwa by'ubushimusi, mwababikora kimwuga, mwabatunga agatoki, mutungira agatoki bagenzi banyu ngo babahangayikishe, babarye imitima. Sanga umuntu bamushigisha umutima, bamukuye umutima, barawuriye. Ibyo bintu rwose musigaho, murekeraho rwose. Nge
ubagiriye inama kandi mbategeka kurekura Munyaneza Agustin, perezida nyaperezida, batazanababesha abo bababesha ukundi. Ngiye Barafinda Sekikubo Fred ndi perezida nyaperezida, mubimenye usiye no kubimenya, munabimenyere. Abandi mwumva bahaguruka bakagaragaza bino bibazo bya Repubulika y'u Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose, ni bande? Ahubwo babwire iminsi 30 kurangira bakajya gutonda iperu bahemberwa ibikorwa byo kurenganya bagenzi babo, akarengane k'ibihekane kajeho akadomo, nubwo ari gato ariko gafite ubusobanuro buruta byose. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo, kandi mwubahirize mu masaha 28 twabahaye mube mwamaze kurekura Munyaneza. Serero yatashe murwe, yasubiranye n'imiryango ye, amahoro asesekare hose, abantu baboneremo amahoro, nawe aboneremo andi, bizaba mbatura bukungu ya bose. Hehe n'ibyo byiciro bya mbere by'ubudehe, abantu bazakungahara. Hanyuma nge perezida wa Ruda, gereza ndaze nzisenye izo zose n'ibiri yabarezi, kugira ngo namwe mutazafungwa nkuko mwafunze bagenzi banyu kuva kare kose. Izo gereza ninzibakiza nkazikuraho nkazisenya, namwe urumva n'abana banyu n'abagore n'abagabo banyu n'abasaza banyu n'abashiki banyu n'abana banyu n'ababyeyi banyu, n'abasogokuru banyu n'abanyogokuru banyu, bose twese hamwe tuzaba tukize akabi kabishe nkako. N'imipaka turaje maze tuyikureho, turaje turabarahiye. Tubu turi 10,000,500 biri hano bibakurikiranira hafi hirya hino aho hose mutuye, mwe nta makuru mufite. Nabo mufunzaho barimo hose bari kumenya ibyo buryo mukoramo ibyo bikorwa. Naka kanya hari abo barimo gushimota hirya no hino, hari abo mufungiye mu sitasiyo za polisi, mwagiye gutira aho mubatiza, aho mubafungira, mugatira amagereza mukajya kubafungirayo, nibabo basangwa nta madosiye bafite, ugasanga baramushimusa aho kumujyana ahantu hemewe n'amategeko, bakajya gutira gereza mu sitasiyo za polisi hirya no hino mukabafungirayo. Bamwe mufite inzu zanyu bwite, bipango byanyu mubafungiramo, bapfa mukabanaga mu binogo. Ibi byose amakuru turayafite, mwitonde, turimo kubikurikiranira hafi nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi we amukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Ikindi, Abaruda turimo gukora iperereza hirya no hino mu gihugu hose, abasimuswe bose turaza kuba batangariza mu minsi iri imbere, baba abagore n'abagabo n'abana, abasore n'inkumi. Ibi byose raporo muraza kuyumva mu minsi iri imbere. Ni muri uru rwego rero tukora iryo barura n'iryo perereza. Twe mu gukora iperereza twafashe hasi no hejuru, twamenyeyemo na Munyaneza ko yaburiwe irengero. Nabyo mujye mubyibaza uburyo twabimenye ubwabyo, cyangwa uko bamenyaga ko naburiwe irengero. N'abandi benshi tutarabatangariza, tuzabatangariza minsi iri imbere. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo, nanone kuyakira neza, kandi mujye mubyakira neza ibihe byose, kuko namwe birabarengera n'abana banyu n'imiryango yabo. Uko wangana kose, wagira amaranka jejeta hariya ajojoba, wagira amafaranga ajejeta ajojoba, warahunitse, ibyo byose ni impfabusa. Haguma amagara, kandi haguma umutima mwiza, haguma gusigasira uburenganzira bwa muntu n'ubwawe bukubiyemo, kutahohotera, kutarenganya, kudashimuta, kutica umuntu urubozo, kutaburiza mugenzi wawe irengero, kutaburirwa irengero muri rusange,
mu gihugu, ikaba ari intego nk'intego yacu y'abaruda. Twabaruda mujye mutubariza no kuri wa eshatu akadomo ruda akadomo tike, no ku nomero yanjye nge perezida wa ruda Barafinda Sekikubo Fred, agasaraba 257834228 ihamagarwa amasaha 28. Buri muntu wese yaba imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga mwese turabibamenyesheje. Iri ni itangazo, ubu ribaye itangazo mpuzamahanga, n'amahanga yose abonereho. Embassies zose ziri mu Rwanda mwese mumenye iri tangazo ry'umugabo Munyaneza Siriro waburiwe irengero. Twabaruda nitugire impaka, twabaruda tubanza kwigisha tukaburira. Twe abaruda turi abanyapolitike beza, abanyapolitike ntangarugero, abanyapolitike b'amahoro, haba mu Rwanda, haba muri East Africa, haba muri Afrika, haba no ku isi yose. Nge Barafinda Sekikubo Fred papa demokrasi yihuse, demokrasi yihuse yacu y'abaruda yigisha mbere na mbere abantu bakabanza kujijuka, turwanya uburezi, tukimakaza uburezi muri bose nta vangura iryo ari ryo ryose, kandi mwese bibubake kandi bibagirire umumaro. Murekura Siriro, Munyaneza n'abandi bose muzaba namwe mwikoreye igikorwa cyiza cy'iterambere cy'amajyambere n'ubumwe n'umutekano mudendezo muri demokrasi yihuse, kandi bizaba iby'abanyarwanda bose nta vangura iryo ari ryo ryose. Murakoze cyane.